Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira ubukire nyabwo TV mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Umukristo ni mwiza senga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika kandi ugiterambere ireba buri we. Tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Kurikira ubukire nyabwo TV. Twongeye kwifuriza kugubwa neza, twinjiye mu mwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Nge Joseline Uwimbabazi hamwe na Pasteur Mabure Nkuranga. Turabashimiye mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino. Nko yarabivuze no kiganiro n'umwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Reka rero tudatinze dusenga Imana hanyuma dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi. Dukomeje kugushima Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye ahangaha kugira ngo tuganire n'abadukurikiye hirya no hino. Turabasengeye inshuti z'iki kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere kugira ngo ubagire neza Uwiteka Mana. Turasengera ibyo berekezaho amaboko kugira ngo ubihire. Turasengera ubukungu bw'igihugu muri iki gihe, muri ibi bihe bigoye. Turasaba kugira ngo abanyarwanda bose babone imirimo, turasaba kugira ngo babone ibibatunga, babashe gufasha imiryango yabo, ndetse no banabashe kugera ku ndoto zabo. Turasenga kandi kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke hano muri iki gihugu, ndetse umwanya tumara muri studio ubyara umusaruro mu bwami bw'Imana. Turasengera bumva iki kiganiro natwe ubwacu kugira ngo umwuka w'Imana dufashe. Urakoze Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze b'iki kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Mumaze kubimenyera ko kuri aya masaha tuza ahangaha muri studio tukaganira. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni ukubaho mu bushobozi bwawe. Wenda ntangira nsasira iryo jambo. Imibereho muri iki gihe isigaye ishingiye ku mafaranga. Mu gihe cyose haba mu cyaro cyangwa mu mujyi, ibintu byinshi by'ingenzi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi bigurwa amafaranga. Niyo bajije umuntu ukamubwira uti amakuru meze ute, ati kigenda nta gafaranga. Aha, ni ikikwereka ko amafaranga asigaye ariyo ashingiyeho ibintu byinshi. Ibiribwa ntago bikiva gusa munsi y'urugo, ahubwo no kuba kihafite hari ibintu bakenera kugura bindi nk'umunyu, amavuta, ikibiriti n'utundi tuntu twinshi bakenera kugira ngo ibyo bifuza mu ngo zabo bikunde. Ibyo byose bakenera bindi batabasha kweza mu mirima n'abagifite imirima, kubera ko hariho benshi baba batafitiye munsi y'urugo nk'uko mu Kinyarwanda babivuga, cyangwa se batanatuye hafi yaho. Hari nabo afite imirima ariko adatuye hafi yaho ngo abe yakwiyerezereza ibyo akenera. Ibyo byose rero bindi abantu bakenera byose bigurwa amafaranga. Ntago bikiri nko mu myaka ya kera. Hari igihe abantu bakoreshaga uburyo bwo kugurana. Nabanejeje nk'ibishyimbo. Waba wejeje ibishyimbo, ukeneye ibijumba, ugashaka uwejeje ibijumba, mukumvikana uburyo umufuka w'ibijumba cyangwa igitebo cy'ibijumba kiri buguranwe igitebo cy'ibishyimbo, gutyo mukagurana. Ni ko ubukungu bwa kera bwabaga bumeze. Ngira ngo mu biganiro biri imbere dushobora kuzashaka uko tuganiriza abakunzi b'iki kiganiro ku mateka y'ubuhahirane n'amafaranga mu Rwanda ndetse no muri aka karere u Rwanda ruherereyemo, kugira ngo babyumve. Ntago amafaranga amaze imyaka myinshi cyane mu gihugu, ntago amafaranga amaze imyaka myinshi cyane muri Afurika. Amafaranga ni igikoresho cyagiye kiza nyuma. Tuzagira igihe tubikoraho ikiganiro. Nashaka gusa kuvuga ko muri iyi minsi amafaranga asigaye ari iryo shingiro ry'ubuhahirane. Ngira ngo wenda n'igihe twaba
gira n'igihe twaba tutaraganira kuri ayo mateka udukurikiye abyumve ko kera hajyaga hakoreshwa uburyo bw'igurana bitewe n'icyo umuntu afite. Tuzagera igihe tubigarukeho. Uyu munsi rero buri kintu cyose gikenera amafaranga, nibyo twavugaga, kandi hafi buri muntu wese agira amafaranga, burya nubwo amafaranga batangana. Hafi buri muntu wese arayagira, arayabona, amuca imbere, amuca mu ntoki, kubera ko ibyo dukenera hafi ya byose biba bifite aho bihuriye n'amafaranga. Ubwo rero hafi ya buri wese arayabona, arayagira, nubwo biba biri ku kigero gitandukanye. Hari ubona make, hari ubona menshi, ariko hafi ya buri wese arayabona. Ubwo ni ukuvuga ngo ya mvugo yo kuvuga ngo uriya afite amafaranga ubanza kwiheraho. Wabanza kwiheraho, buri muntu yabanza kwiheraho kubera ko nta utayafite. Amafaranga buriya ni igipimo cy'ubukungu, kandi akongera akaba n'igikoresho cy'ubuhahirane. Ni ngombwa rero ko buri muntu yiga ibijyanye nabyo. Ni ngombwa ko buri muntu abyiga, akabisobanukirwa, akamenya ibijyanye n'amafaranga, akamenya n'uburyo yabyitwaramo. Muri iki kiganiro uyu munsi numva amafaranga ariyo turi buvugeho nk'ubushobozi bushoboza umuntu kujya ku isoko agahaha ikintu akeneye, kuko twavuze bijyanye n'uko yifite. Kuko hejuru twavuze ko umutwe, insanganyamatsiko y'ikiganiro ari ukubaho mu bushobozi bwawe. Kubaho mu bushobozi bwawe rero ni ukubaho bijyanye n'ibyo ushoboye mu rwego rw'amafaranga, kuko niyo turi bukoreshe nk'igipimo gikoreshwa nyine kigashoboza umuntu kujya ku isoko agahaha ibyo akeneye. ngira ngo ku muntu udukurikiye, nagira ngo nkubwire yuko amafaranga ufite ayo ari yo yose, ayo ukorera cyangwa uhabwa. Abantu haruvuga ngo wenda nta kazi afite, ariko wareba ugasanga ajya atega imodoka akishyura amafaranga, ajya arambara, abasha kurya, ni ukuvuga ngo umuntu wese agerwaho n'amafaranga. Ayo ufite rero ayo ari yo yose, uko angana kose, waba uyakorera cyangwa uyahabwa, ugomba kwitoza kubaho bijyanye n'ubwo bushobozi bwawe. Turagenda tubisobanura neza uko dukomeza imbere, kugira ngo abadukurikiye babashe kubyumva. Reka tutarajya kure tubanze dusome ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye muri iki kiganiro. Ibyo tuvuga byinshi tubishingira ku ijambo ry'Imana, tukabishingira no ku bumenyi buba bwaragiye buva mu bushakashatsi butandukanye, tukabiganiraho. Uyu munsi turi busome mu gitabo cy'imigani, muri Bibiliya, igitabo cy'imigani, ibice 22 ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Imigani 22 umurongo wa 3 n'uwa 4. Handitseho ijambo rivuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ngo ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umurongo wa 4 ukavuga ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ndimo nsomera ijambo, nagize amatsiko nisoma no muri Bibiliya ntagatifu. Hari igihe usanga ijambo ry'Imana ni rimwe, ariko hari igihe usanga uburyo babisobanuye mu Kinyarwanda butandukanye. Muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo umunyabwenge abona icyago kije akihisha, ngo naho injiji zikiyahuramo zikabiryora. Ngo uwicisha bugufi abisaruramo gutinya Uhoraho, ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ni iryo jambo turi buganireho, tugaruka kuri ya nsanganyamatsiko yacu yo kubaho mu bushobozi bwawe, kubaho mu bushobozi ufite. Reka wenda dutangire tuvuga impamvu zijya zitera abantu kubaho birenze ubushobozi bwabo. Ni nacyo kibazo, kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu nicyo kibazo. Ese birashoboka ko umuntu yabaho nyine birenze ubushobozi bwe? Nibyo bibaho gusa. Nibyo bibaho gusa, nibyo ngira ngo mukanya tse gusobanurira abadukurikiye. Kandi icyo nifuza nuko igihe turiwe tubisobanura, wowe udukurikiye wakwisuzuma, ukareba imibereho yawe, ukareba ibimenyetso twavuze bijyanye byerekana umuntu ubayeho birenze ubushobozi bwe, hanyuma wakwisanga muri icyo cyiciro,
ahagana ku mpera y'ikiganiro ntujye kure, turi buvugane ku ntambwe umuntu ashobora gukoresha, intambwe umuntu yatera kugira ngo asohoke muri icyo kibazo, atangire kubaho bijyanye n'ubushobozi bwe. Uyu munsi twahisemo insanganyamatsiko kubera ko abantu bakunze kugwa mu mutego wo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwabo, bikabatera ibibazo bikomeye. Njyewe nacyo kibazo wari ubajije, nihuse kugusubiza nuko bibaho cyane ku bantu benshi, nta nubwo ari abantu bakeya bagira iki kibazo cyo kubaho birenze ubushobozi bwabo. Ibi bihe turimo byaguma mu rugo, nubwo ngira ngo guhera mu cyumweru gitaha izaba yahinduye isura kubera ko imirimo myinshi izongera ifungure. Hariho amabwiriza amashyashya yasohotse, nibwira ko abanyarwanda benshi abadukurikiye bari hano mu Rwanda barayabonye kandi bazi uko bagomba kuyubahiriza. Narimo mvuga rero ko iki gihe ibi bihe byaguma mu rugo abantu benshi byatumye babona yuko bakwiye kwita ku micungire myiza y'amafaranga yabo. Njyewe mbere y'uko ibi bihe bitangira hariho urusengero rumwe baherukaga kuntumira, bampa umwanya wo kuganira n'ijambo ry'Imana mu masaha ya mu gitondo cya kare muri ya masengesho bakunze kwita nibature. Byari mu kwezi kwa gatatu, ariko mbere y'uko iki gihe cyaguma mu rugo gitangazwa, izi ngamba zo kuguma mu rugo zitangazwa, mu cyumweru cyose twamaranye twaganiriye ku ijambo rivuga ku kuba igisonga cyiza mu byo dutunze, gucunga neza ibyo dutunze by'Imana yaduhaye. Twaganira uburyo dukwiye gukoreshamo amafaranga yacu, uburyo umuntu yakoresha amafaranga, yaba ayo yakoreye, ayo yahawe, ayo amafaranga umuntu afite. Hanyuma tukiri muri icyo gihe abantu abo muri urwo rusengero barambwiraga bati ibi bintu tubwira ni byiza, bamwe bakambwira bati nuko tubimenye dushaje, abandi bati tugiye gutangira tubikore. Rwose byagenze neza, abantu barabyumva. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko vuba aha ngaha noneho turi muri guma mu rugo, ni nko mu cyumweru gishize umwe mu bayobozi baho yarampamagaye ati ibintu watwigishije twese, ati tujya tuvugana tukavuga ko twahise tubyibonaho, kuko harimo ingamba zitandukanye zo mu gucunga neza amafaranga zituma rimwe na rimwe umuntu yisanga afite ibibazo, cyangwa se ibibazo byaza bigasanga yiteguye iyo ari umuntu wakurikije inama zitandukanye zituruka mu bumenyi bwo mu micungire y'amafaranga. Nyine yarimo kumbwira uwo muyobozi ati isomo ubu ryarafashe, nta busobanuro bwinshi risabye, kuko utarizigamye yahuye n'ibibazo bikomeye, uwizigamye yabonye ko bishobora kumutambutsa mu gihe kibi. Ubu muri iyi minsi imirimo igiye kongera gusubukurwa, abantu bagiye kongera babashe wenda gukora no kwitunga no kugira, ariko nagira ngo rwose iri somo abantu bahuye naryo ntimuzaritakaze, ntimuzabyibagira. Hari umuntu umwe twigeze kuba tuganira aravuga ati mu bigeragezo nka bibiri bigorana, ati harimo ikigeragezo cy'inzara, hakabamo n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Ariko nanone mu bigeragezo byibagirana vuba iyo bimaze gukemuka, iyo wagize inzara ikakumera nabi cyane, aho uzahurira n'ibyo kurya ukayikira, iburirwa irengero, ugasanga umuntu nta nubwo yibuka cyane ububabare bw'iyo nzara yamuteye iyo yakemutse. No kubura urubyaro, iyo umuntu amara imyaka agasenga ababara cyane, akajya ahura n'ibimukomeretsa, ariko umunsi yabonye umwana, ya mibabaro yose nuko yiyumvaga byose birahinduka. Icyo nari mbivugiye ni ukugira ngo umuntu wese iki gihe kitoroshye, iki gihe cyagombye gusaba yuko hashakishwa amikoro atandukanye kugira ngo abababaye kurusha abandi bafashwe. Isomo wavanyemo rijyanye n'imicungire y'amafaranga yawe ntuzaryibagirwe, nubwo ibibazo byaba byamaze gukemuka, nubwo wabasubiye mu mirimo watangiye kongera gukora amafaranga, nubwo ubukungu bwaba bwongeye bwazamutse, nubwo iduka ryawe ryaba ryongeye ryafunguwe, nubwo uramenye isomo uvanyemo aha ngaha ntabwo ukwiye kuritakaza. Twarimo rero
tugaruke ku nsanganyamatsiko twavugaga ijyanye no kubaho mu bushobozi bw'umuntu. Nari mvuze ngo ngiye kuvuga kubaho mu buryo burengeje ubushobozi bafite. Ndi buvuga impamvu zigeze nko kuri 5. Impamvu ya mbere ni impamvu yo kwirarira. Kwirarira ushobora kubivuga umuntu akavuga ati ibyo bigirwa n'abantu badakijijwe, abantu biyemera, abantu, ariko reka mbisobanure, nimbisobanura ngira ngo uri busange harimo n'abantu uri busange bigera kuri kategori z'abantu bose, abantu benshi. Reka mvuge kwirarira kwa mbere. Kwirarira kwa mbere mu Kinyarwanda ni ibintu abantu bakunze kuvuga ngo kugira ngo batagucishamo ijisho. Ni n'umuco nyine uvuga ati umuntu wese agomba kwirarira, kwihagararaho ngo ntibamucishemo ijisho. Ibyo bikorwa n'abantu bose, abadakabya n'abakabya, abiyubashye n'abatiyubashye. Hari igihe abantu bose bagera mu bihe bavuga ngo reka bihagarareho ngo hatagira ubacishamo ijisho. Sinzi niba mu badukurikira hari utazi iyo mvugo, ariko ni nko gushaka kuvuga ngo hatagira umuntu gusuzugura kubera ukuntu akubonye. Kugira ngo wenda byumvikane neza, tukiri kuri impamvu yo kwirarira byo kwanga ko bagucishamo ijisho, reka ntange urugero hari igihe nk'umuntu, dufate nk'umubyeyi ushaka gusabisha umukobwa we, akaba afite ahantu asanzwe yituriye, hasanzwe inzu yabo isanzwe ijyanye n'ubushobozi bwe. Ugasanga wenda ni nk'inzu idakora ku muhanda munini, abantu bari buparike hariya bakanyura mu kayira ahantu bakahagera, ariko ugasanga iyo nzu wenda ifite mu mbuga hahagije, ariko ni inzu iciriritse ijyanye n'ubushobozi umuntu afite, idahambaye, itagize. Uzasanga abantu benshi, umuntu wari ufite ahantu hameze gutyo, hari imbuga ihagije, nongeyeho imbuga ihagije ahantu ashobora kuba yakwicaza abashyitsi n'abasangwa bose bakaba bahicara. Ariko bya birori bye byo gushyingira umukobwa byagera, akavuga ati rero ntago ahantu hacu byakunda, reka tuzajye gushaka ahantu tukodesha maison de passage, za nzu bakoresha umunsi umwe cyangwa amasaha ngahe, hari n'ubusitani bugezweho, ahantu abantu bashobora kuza bagakorera ibirori byo gusaba, hakanaryoshya amafoto. Agasohora amafaranga yo kujya gukodesha aho hantu. Yari afite ahantu atuye. Akenshi ukanasanga wenda aho ngaho yari atuye ari naho baje gufata irembo. Bivuze ngo niwabo w'uwo muhungu uri buze kugira barahazi, bakeya baje mu gufata irembo barahazi, ariko ugasanga ku birori byahuruje abantu baravuze bati reka twihagarareho bataducishamo ijisho, dusohoke tujye kugira. Nyamara ibyo ngibyo nabyo bikaba bigiye gusohora amafaranga atari ngombwa, yashoboraga gukora ikindi. Wenda reka nisegure, hari umuntu wavuga ati ibyo ariko ntacyo bitwaye. Ku muntu ufite ubushobozi buhagije uri bubikore ntibigire icyo bimutwara, ashobora kubikora. Ariko ku muntu biri busige bishyize mu yandi madeni, ku muntu biri busige bishyize mu kibazo cy'amafaranga yari afite ahantu he ashobora gukoresha, iyo ngiyo ni imibare mike abatangiye kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu. Ngira ngo aho ngaho utangiye kumva ko bijya bibaho gushaka kubaho cyangwa gukora ibintu birenze ubushobozi bw'umuntu. Tukiri kuri impamvu yo kwirarira, aho navugaga ibyo kwanga gucishamo ijisho, hari n'abakora, hari ibyo kwirarira noneho bijyanye no kwiyemera. Umuntu akiyemera ashaka no kwemeza abantu. Akenshi uzanasanga umuntu ushaka kwemeza abantu aba ari n'abantu batanabyitayeho, bakashaka kwemeza abantu gusa. hari igihe njya numva inkuru kumva nk'umuntu aragiye, nuko muri iyi minsi utubari turafunze n'amaresitora, ariko ngira ngo amaresitora yashobora kuzatangira gukora. Umuntu akageramo agasangamo abantu, wenda harimo umwe, ni abantu benshi, wenda harimo umwe azi cyangwa atanazi, kugira ngo usaba bamwemera akavuga ati mwese ibyo mufata aho ngaho ndabyishyura. Hari abantu bajya bakora gutyo.
nta kintu barimo kinywera akishyura hanyuma nawe nyuma wenda ako kanya bakamushimira bakamukomera amashyi akumva yiyumvise neza ariko nyuma yaza guhura n'ibibazo bye yasubira mu mufuka yareba ko byagabanutse akicuza impamvu yakoze ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo byo kwiyemera bijya bitera umuntu kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. Hariho umuntu ugira gutya byaba biri nko urabona nk'ibintu by'ubwitange bw'amafaranga bikorerwa mu ruhame, hari aho bikorerwa mu nsengero, hari aho abantu babikorera mu mudugudu aho batuye cyangwa ahantu runaka habereye igikorwa bashaka kugira. Mushaka kuba muri mu mudugudu mutuye umuntu igisenge kikaguruka cyangwa bakavuga bati reka twubake ibiro by'umudugudu twegeranye amafaranga dukora ibintu ibi n'ibi. Uwa mbere akavuga yashoboye, wakumva yavuze ukavuga uti ibya byose nangewe ntago ndi buvuge, nubwo ayo nshoboye ari 5 ntago ndi bubivuge, reka mvuge 100,000 nk'ibyo uri yavuze. Akiyemera akavuga amafaranga azi ko bimugoye, ejo ukazasanga agiye kuvuga ati reka mbe ndetse kwishyura minerivare mbanze ntware amafaranga yarayishuri ry'abana mbanze ngende. Mu by'ukuri atari ukuvuga ngo yaraje gushinga cyane na cya kintu kigiye kugira, ahubwo yashakaga kwemeza amaso y'abari aho ngaho, y'abari aho ngaho mu ruhame bamugira. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bitera kugira akenshi bene abo ngabo hari n'igihe bajya mu manyanga kugira ngo babashe gusohoka muri icyo kinogo babishyizemo. Hari uvuga ati navuze 20,000 gaca mu gikari kuyafata akavuga ati rero ngewe ndabona 5. Uzi nko mu minsi ishize ubukwe bugiye kongera bugire umunsi tuzasohoka muri iyi gahunda ya mu minsi yashize. Urabizi umuntu wese ajya gukora ubukwe agahita akora groupe ya WhatsApp yo kugira uyikoza agahita hamagara agahita kubitaho message agahita kubitaho ibihumbi byinshi cyane byo gutwerera, nyuma akagaruka inyuma akavuga ati ni ukugira ngo dushyushye abandi. Ibyo rero ntago bikwiye ku muntu w'umukristo. Umuntu w'umukristo uvuga ijambo uhagararaho ukavuga ibyo ushoboye ibyo udashoboye. Twari tukivuga impamvu ya mbere yo kwirarira. Hari ubundi buryo bwo kwirarira nageranya na yamvugo mu Kinyarwanda bita ngo ni isoni zirisha uburozi. Isoni zirisha uburozi. Ahareka kugira ngo byumvikane neza ntanga urundi rugero. Hari umuntu reka wenda mwite ntabwirwa avuye mu nama y'ikimina, ari nawe mubitsi w'icyo kimina, bamuhaye amafaranga bateranyije, ejo agomba kuyajyana kuri banki, hanyuma mu mufuka warabizi neza ko nta faranga asigaranye. Yari yabibaza azi ko aho ari buturuka aho bakoreye inama ari buhaturuke n'amaguru agataha akagera iwe. Asohotse ari kumwe n'abandi abona bagenzi be bahise bahamagaza za moto ngo zibajyane. Ni mu minsi yashize moto zigitwara abantu, bari kuri bafashe moto, aravuga ati ubu ndasigara abandi bagize, nawe arashinyiriza arayihamagaza. Hanyuma baravuga bati reka moto nizitujyana ariko tubanze zitunyuze hariya tubanze dusangira akantu. Abandi bagenzi be kuko bazi ko bahagaze mu mufuka, nawe agatinya kugira kavuga toke nta kibazo, baragenda kuko azi ko abitse yayandi y'ubwizigame bwabo rusange y'ikimina. Akahagera yishyura moto, yishyura icyo bari bunywe nabo, arakontribuye hamwe n'abandi, arataha. Hanyuma nk'ejo akabyuka afite ibibazo by'uburyo ari bubashe kuzuza yayandi kugira ngo yageze kuri ntuza. Ibyo ngibyo ni isoni zirisha uburozi. Ngira ngo ni naho icyo kiganiro navugaga twigeze gukora kijyanye no kumenya kuvuga oya igihe ari ngombwa, kiziramo cyane. Kuko nk'uwo wavuze ati uyangewe ntago ndi buze, nta nubwo ndi buze na moto, mfite aho ndi buce wenda, yashaka ntabasobanurire ko mu mufuka agatara katse nk'uko abantu bajya bavuga. Umuntu akagenda agatinyuka aho kugira ngo agire atinye guhakana bize kurangira bimushyirishije mu bibazo biri bumujyane mu ntuza. Ubwo se wa wundi upfira ifiyeri, ni nko gupfira ifiyeri. Hari undi ugira ati abantu bari banzi ko mfite amafaranga. Noneho mu gihe bari bamuzi uko afite amafaranga, uyu munsi si ko ari.
ntayafite nyine arabizi ko atayafite bo bazi ko ayafite hanyuma akashaka gukomeza kubaho ngira ngo ni nimwe mu mpamvu nayo nateguye kuvugaho aho twari tukivuga ku mpamvu ya mbere yo kwirarira mu bijya bituma abantu babaho ubuzima burenze ubwo bashoboye impamvu ya kabiri ni impinduka zo mu mutungo niyo ngiyo wavugaga impinduka ndazivugamo nazo mu buryo butandukanye hari igihe umuntu aba yarasanga mu bushobozi umuntu yarasanzwe ahembwa amafaranga menshi hanyuma akazi ke karagabanuka cyangwa karanahagarara icyo gihe niba kagabanutse cyangwa kakanahagarara aba akwiye guhita ahindura uburyo bw'imibereho ye ariko abantu benshi ntabwo ariko babikora hari igihe umuntu aba yarasanzwe ari umucuruzi ufite amafaranga umeze neza ejo agahura n'ibihombo rwose bimumanura bikamukubita hasi akenshi kugira ngo ahite ahindura imibereho ntago bikunze kubaho abenshi arabanza akamara igihe ahanyanyaza aguza ashaka uburyo akomeza kuguma kuri rwa rwego yarasanzweho bikamusiga mu bibazo ni ikibazo turimo tuvuga ku muntu wenda waba ufunguye radiyo nyuma ni impamvu ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu abaho birenze ubushobozi bwe nizo turimo tuvuga dushaka kugira ngo tuze kugeraho kuvuga ngo umuntu yabivamo umuntu yakora iki kubera ko umuntu w'umukristo muri iyi nkubiri iterambere muri uru rugendo akwiye kubaho biri munsi y'ubushobozi bwe ni nako ndi bubigarukeho nta nubwo nshaka kuvuga bijyanye bikwiye kuba biri no munsi y'ubwo bushobozi ikindi gihe habayeho impinduka mu mutungo w'umuntu hari igihe ugira utyo ukabona noneho ubushobozi buriyongereye bw'umuntu dufata urugero umuntu wahembwaga nk'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda ejo bakamuha izindi nshingano bakamuha nk'ibihumbi 300 umushahara we wikubye 3 akenshi ku bantu benshi izo mpinduka nubwo biba ari impinduka nziza zikunze kubashyira mu bibazo kubera yuko ahita ashaka guhindura ubuzima cyane uburyo ashatse guhinduramo ubuzima akenshi ukabona burenze cya kindi cyongereye mu mutungo we cya kindi cyongereye tubabwire ko guhindura ubuzima bwo ni ngombwa ni ngombwa ariko mu kigero kiringaniye hari uwo bongeza tuvuge nk'urwo rugero nawe mfashe rw'ibihumbi yahembwaga 100 abonye akazi bamushyize ku wundi mwanya bamuhemba 300 agihembwa 100 yakodeshaga nk'inzu y'ibihumbi 20 bamushyize ku 300 ahita ashaka inzu y'ibihumbi 200 ubwo uhita ubyumva ko ahita ajya mu bibazo ari mu nzu y'ibihumbi 200 niba yarafite abana arahita bimura aho bigaga abashyire ku rindi shuri ryisumbuyeho nyuma y'amezi 2-3 usange byamaze kwibana byamaze kwanga neza ko ubuzima bwe bugira iri ni ikosa rikunze gushyira abantu mu kubaho birenze ubushobozi bwabo twari tukiri muri kosa muri impamvu y'impinduka mu mutungo w'umuntu hari noneho n'ubundi buryo bujya bubaho ukabona umuntu abonye inyongera y'amafaranga ariko idahoraho nguhe nk'urugero hariho ibigo bimwe aho abantu bakora bakagira gutya bakabaha mu cyongereza bayita bonus cyangwa bakabaha agahimbazamusyi ku mpera y'umwaka bitewe n'uko ikigo cyakoze ukagira gutyo hari aho bagira gutyo kumva babahaye ngo umushahara wa 13 numva bahembwe kwa mbere kwa kabiri kugeza mu kwa 12 mu mpera z'umwaka bakavuga ati ikigo cyarungutse nimufate n'umushahara wa 13 umuntu bakamuha iyo bonus imeze gutyo agahita mu mibereho ye akoramo impinduka zo zihoraho iyo bonus ubwayo ntago yihoraho ni umushahara uje rimwe cyangwa kabiri mu mwaka hari aho babikora nka kabiri
agahita akora impinduka zizamusaba ko buri kwezi zirenze ubushobozi yari asanganywe bwa buri kwezi. Agakora nka wundi agahindura inzu yabagamo, agahindura amashuri y'abana, agahindura uburyo butandukanye. Ejo y'amafaranga ya bonus yashira akisanga atabasha gukomeza, atari bubashe gukomeza, atagiye mu mitwe no gupfundikanya no kurimanganya. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu w'umukristo yagiye mu bibazo byo kurimanganya kubera yuko arimo abaho ubuzima burenze ubushobozi yari afite. Yarikanze ka kantu k'inyongera kaje rimwe kadahoraho, kagahita kamukoresha amakosa yo guhindura imibereho mu buryo buhoraho. Twari tumaze kuvuga impamvu ebyiri zitera ibyo bibazo. Twari tumaze kuvuga kwirarira, twari tumaze kuvuga impinduka zo mu mutungo. Reka mvuge indi mpamvu yitwa kutamenya kubara inyungu, cyane cyane iyo ni impamvu igiterwa ikunze kuba ku bacuruzi. Ku bacuruzi hari igihe umuntu abona amafaranga yose amuri imbere, ntabashe gutandukanyamo igishoro n'inyungu yagize. Yayabona yose arunze aho kuri konti cyangwa aho ayabona, akabona ni menshi, akayapangira nk'aho ari menshi, yibagiwe ko byakabaye bica mu ibaruramari, akamenya ngo aya ngaya ni igishoro kiri bukomeze bizinesi, aya ngaya niyo nyungu yanjye nshobora gupangamo ibi n'ibi, aya ngaya kandi si ayanjye gusa, wenda ndi buhembemo n'abandi bakozi. Iri kosa abacuruzi benshi bajya barigwamo, ntabashe gutandukanya igishoro n'inyungu. Kugira ngo byumvikane neza, reka ntange urugero. Hariho umurwiyemezamirimo wapatanaga ibintu by'ibikorwa remezo nk'imihanda, agatsindira isoko rya miliyari arayitsindira, barasinya, bahita bamuha avance ya miliyoni 200. Miliyoni 200 urumva ni 20% by'isoko ryose yabonye. Miliyoni 200 akizibona kuri konti, ahita yumva ko ari amafaranga ye, ahita atekereza kubanza kwikenura, kwihesha agaciro w'ubwe. Atekereza kuhita yubakamo inzu ye, ahita atekereza kuguramo imodoka nziza ihenze ye yo kugendamo. Abanza ibyo ngibyo, agura imodoka nziza, yubakamo inzu, hanyuma asagutse abona kuyajyana mu kazi. Birumvikana yari makeya ku buryo atabasha kugeza akazi aho wenda azabasha gukora indi fagitire. Abakozi yakoresheje ananirwa kubishyura, aho yafashe ibikoresho ananirwa kuhishyura, abamuhaye akazi bananirwa kubona umusaruro. Bikarangira umuntu agiye mu bibazo kubera yuko yitiranyije amafaranga amuri imbere, amuri mu biganza, inyungu akayitiranya n'igishoro. Aho twari tubivuze ku muntu w'umurwiyemezamirimo upatana bagahabwa intuza, ariko n'abantu n'abacuruza bakarangura, hari igihe usanga hari abakoramo amakosa nk'aya ngaya. Ni ikosa rero ryari gutuma umuntu abaho mu buzima burenze ubwo ashoboye, bikamugira ikindi kijya gitera ibibazo. Ikindi kijya gitera ibibazo ni ikijyanye n'icyizere umuntu agirirwa. Icyizere, ubundi icyizere ni ikintu cyiza, ntabwo cyakabaye gitera ibibazo, ariko kiza kuba ikibazo gute? Hari igihe umuntu agira gutya, iyo adakoresheje neza cya cyizere, niba abantu bamwizera bakamuguriza, niba abantu bamwizera bakamukopa, navuga gukopa ku maduka, aho afata ibintu, aho afata ibikoresho, aho afata ibiribwa bijya mu rugo, aho afata ibintu bitandukanye. Hari umuntu umenyera gutyo, bikazamugezaho noneho agira gutya ashiduka asanga cya cyizere yaracyabije, kigiye kuraza amasinde, agasanga atakibashije kwishyura aho hose yafashe, agasanga yarabyishimiye. Bituma kubera ko bamugira n'icyizere, gikopesha n'igihe bitari ngombwa. Gikopesha n'igihe abashyitsi baraje, akahita avuga ati
genduzane nta mafaranga ufite. Hari n'igihe wenda abashyitsi bizanye baje ako kanya nta kibazo, ariko hari igihe anagira gutya yicaye mu nzu akavuga ati reka mpamagare kanaka inshuti zanjye bakaza bagahahurira, agasa n'ugiye kubaho mu birori kandi atari buhite yishyura icyo arimo acungira, hari uguhita ari ukuntu ari buhite yikopesha muri niba ari akabari, niba ari kwa mucoma ku cyokezo hafi aho ngaho, niba ari aho basohokanye ari bujye afiteyo abasha gusinya. Hari aho abasinya muri hoteli cyangwa ahantu bitewe n'icyizere afitiwe, akagenda akicara agafata ibyo afata agasinya, bakazamuzana fagitire nyuma, akazashiduka rero ya fagitire iriyo itabasha kugira ayafite atabasha kwishyura fagitire yafashe, amafaranga afite, umushahara ahembwa cyangwa ayakorera mu bundi buryo, atabasha kwishyura ya fagitire agize afite muri ako kabari cyangwa se muri kuri izo butike cyangwa ku yandi maduka. Icyo cyizere rero nacyo gishobora kuba intandaro yo kugira, gishobora kuba intandaro yo kugwa mu ikosa ryo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu. Ikindi kijya gitera iki kibazo cyo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu ni igihe umuntu arimo yigereranya n'abandi, hari igihe umuntu yicara akigereranya n'abandi. Ibyo nibyo rero biba bihari cyane byeze. Nk'uko niba uri umukobwa wabona mugenzi wawe yaguze isakoshi imeze ukuntu, wabona hariho nanjye ndayishaka ntayibonye cyane. Hari n'igihe ukorera amafaranga wari buri gihe mu kwezi ugahita uyagura icyo kintu, wamara kukigura ukibuka ko no kurya bikenewe, utangira kujya mu madeni, ugahita utangira kujya mu madeni no mu mitwe no mu buryo butageze, mu buryo bugiye gutuma ubaho urimanganya kandi uri umuntu w'Imana. wakabaye ubaho mu bushobozi bwawe, ubuzima bugakomeza nk'uko busanzwe nta kibazo. hari uvuga ati kwa runaka barya gutya, reka nanjye ni ibyo bigezweho iwanjye, akumva ni ngombwa yuko abikora nk'uko kwa runaka byagenze. Yabona kandi biba mu byiciro bitandukanye, ntabwo biba mu bakene ngo bireke abakire. Hari ubona n'umwe bireka, hari ubona kwa kanaka bahinduye imodoka, nawe iyo yari afite iragenda nta kibazo afite, akavuga ati ariko ninkomeza kugenda muri iyi shaje ba kanaka baramaze guhindura bashobora kuzansuzugura, agahita ashaka cyane. Baba bari mu marushanwa, hari umuntu twese tuganira arambwira ati ngewe ntabwo nshobora kunana imodoka amezi 3. Reka naba nsebye. Hari umusore noneho wibaza nyuma bizaba bimeze bite. Ubwo umushinga we ni uwo nguwo no kugira, ariko hari n'igihe ageraho atari bubashe kubikora. Iyo atari bubashe gukora nk'ibyo yiyemeje, bimujyana mu makosa, akiba, karimanganya, agatangira guteka imitwe. Cyane ko iyo wamaze kubivuga ubitangaza, utangira kugira isoni z'uko bazakubona. Ati umuntu yari yatubwiye gutya, none dore ati ko ayimaranye umwaka, hanyuma ubwo agahita atangira indi mitwe ukuntu gashaka ko ateka imitwe. Ngira ngo ku mpamvu zijya zitera ibyo byo kubaho mu buryo burenze ubushobozi bw'umuntu, ndumva impamvu wenda twaba tuzirekeye aho ngaho. Nashaka kuvuga ku bimenyetso noneho byerekana ko umuntu arimo abaho, nubwo bisa n'ibyumvikana muri izo mpamvu, ariko noneho reka tubivuge tweruye. Noneho nyuma y'ibimenyetso tuze gusoza tubabwira ngo ni iki wakora kugira ngo ureke kubaho birenze ubushobozi bwawe, ni iki wakora kugira ngo ubeho mu bushobozi bwawe. Turi kuri iki cyiciro rero cy'ibimenyetso bishobora kukwereka
ko umuntu arimo abaho birenze ubushobozi bwe, reka mbabwire ibimenyetso nka bingahe, ariko si no kubivuga ku bandi gusa, nagira ngo nawe udukurikiye nubasha kwisuzuma ukibonaho ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri cyangwa birenze, utangira umenye yuko ukwiye guhindura ukabaho bijyanye n'ubushobozi bwawe, kuko bizagukiza ibintu byinshi. Bizagukiza ibintu byinshi. Muri ijambo ry'Imana twasomye ryavugaga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ngo ariko injiji zirakomeza zikabigwamo. Niko muri Bibiliya ntagatifu niko handitse. Naho muri Bibiliya yera ho havugaga ngo havugaga yuko ngo umuswa. Muri Bibiliya yera haravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ngo ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Hirya hakavuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Iyo wicisha bugufi kubaho Uwiteka, no kubaho munsi y'ubushobozi ufite ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Ubundi iryo jambo ryo kwicisha bugufi rivuze ku umuntu wari usanzwe abireshya ukuntu, ariko ntuhagarara kureshya ukimanuramo hasi ho gakeya. Birumvikana niba wari ushoboye kugenda mu bimeze gute ukicisha bugufi kugira ngo ugire ngo uwicisha bugufi ingororano ye n'icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Muri Bibiliya ntagatifu niho twahoze tuvuga ngo umunyabwenge yabona icyago kije akihisha, naho injiji zikiyahuramo zikabiryora. Niko muri Bibiliya ntagatifu bavuze. Mu yandi magambo, ibi byo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu, ibi ngibi byo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu, ku muntu w'umukristo yakabaye abyirinda, kubera ko bizana ibibazo byanze bikunze. Ntabwo wakabaye umera nk'injiji cyangwa umuswa nk'uko Bibiliya yavuze, ahubwo wakabaye uba nk'umunyamakenga cyangwa nk'umuntu w'umunyabwenge nk'uko twasomye muri Bibiliya. Nangiye kuvuga rero ngo ibimenyetso bikwereka ko watangiye kubaho birenze ubushobozi bwawe, cyangwa bikwereka ngo uriya muntu arimo arabaho birenze ubushobozi bwe ni ibihe. Ikimenyetso cya mbere, nuzisanga uri mu madeni utabasha gusohokamo, icyo ni ikimenyetso cy'uko wamaze kugwa, urimo ubaho mu birenze ubushobozi bwawe. Iyo usanga ufite amadeni ay'ibigo by'imari, ufite amadeni kuri butike, ufite amadeni mu nshuti, ufite amadeni mu bavandimwe, ufite amadeni, icyo gihe biba bivuze ngo urimo urabaho birenze ubushobozi bwawe. Ikibazo ntabwo ari ukubura kw'amafaranga, ikibazo ntabwo ari aho ubushobozi buva, ikibazo ntabwo ari abo bantu bakwishyuza, ikibazo ni wowe utabasha guhindura imibereho yawe ngo uyihuze n'ubushobozi ufite. Ibyo nibyo bijya bitera amadeni, umuntu akaba ari mu madeni menshi. Ushobora kuba wahuye n'igihombo rimwe wenda byumvikana, ariko iyo bitangiye kuba agatera nzamba ari ibintu bihoraho bimeze gutyo, uba ukeneye guhindura mu mibereho yawe. Ni ikimenyetso cy'uko urimo kubaho birenze ubushobozi ufite. Iki ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza umuntu urimo kubaho birenze ubushobozi bwe. Ni umuntu utabasha kuzigama na gato. Iyo uganiriye n'abantu kuri iyi ngingo yo kuzigama, n'ahangaha muri iki kiganiro twize kuyiganiraho, ikunze no kugaruka, abatumirwa benshi twagiye tugira bagenda bayigarukaho. Nta muntu n'umwe ukubwira yuko kuzigama atazi ko ari byiza, ariko akubwira ko kubishobora ari byo bigoye. Abantu bakakubwira bati ntabwo nabasha kubishobora rwose, njyewe nta kintu njya nsagura, ayo nzana ahubwo aba make. Uzasanga na wa wundi twizeye utanga urugero rw'umuntu waba ahembwa 100,000, ejo akabona ahantu bamuhemba 300, azananirwa kuzigama ahembwa 100, nagera no kuri 300 ananirwe kuzigama n'igiceri, kubera yuko ikibazo ntabwo ari ayahembwa, ikibazo ni imitekerereze n'imikorere ye. Iyo utabasha kuzigama byibura na 5%, ako ni gato cyane. Ubundi make ushobora kuzigama ni nk'10% yayo winjiza. Ariko byibura tuvuge rya 10% niba utabasha kurizigama, njya muri 5, byibura ntujye munsi ya 5%. Niba utabasha kuzigama nk'ayo ngayo, ni ukuvuga ngo urimo urabaho ubushobozi, urimo urabaho mu mibereho irenze ubushobozi bwawe.
icyo ni ikimenyetso rwose. Nawe rero dukurikiye, niba ubizi neza ko kuri konti yawe y'ubwizigame nta kintu ujya ushyirayo byibura cyaba kingana na 5% buri gihe uko ubonye uburyo, buri gihe uko ubonye amafaranga, ayo ukorera, ayo ucuruza, ayo uhembwa, ayo uhabwa, niba utabasha kuzigamaho na gato urimo urabaho birenze ubushobozi bwawe. Ikindi kimenyetso cya gatatu kizakwereka ko umuntu arimo kubaho birenze ubushobozi bwe, ni umuntu utabasha kugira, hari ikintu twita konti y'ingoboka. Konti y'ingoboka twagiye tuyivugaho inshuro nyinshi. Konti y'ingoboka ni amafaranga ushyira ku ruhande agamije kukugoboka igihe uhuye n'ikibazo. Tuvuge nk'ubu muri iki gihe twahuye n'ibibazo bya korona, akazi kagahagarara, abantu benshi bakabura imirimo yabo babashaga gukora, abacuruza bakaba batakibasha gucuruza n'ibindi. Icyo gihe umuntu yakaba yitabaza ya konti ye y'ingoboka. Ni amafaranga umuntu aba yarashyize ku ruhande, ugenda uyashyiraho buhoro buhoro. Iyo ibintu bikimeze neza, ibintu bikirimo kugenda, ukagenda uyashyira ku ruhande buhoro buhoro kugera byibura umaze kugiramo nk'inshuro 3 kugeza kuri 6, tuvuge ugeje nko ku nshuro 6 z'amafaranga ukoresha mu kwezi, byibura ukaba uri ku rwego ushobora kumara ukwezi ukingiranye mu rugo nk'uko twari tumeze, ukabasha kubaho kandi ukabaho udakoresheje ubushobozi bw'ibyo wabikiye ibindi. Ni ukuvuga ngo niba narabikaga nkabika hari ibyo nkeneye, noneho hakaba ibyo bintu bindi bije, iki cyorezo kiraje giteyemo, hanyuma ngiye kurya yandi narabikiye kugura imodoka cyangwa kugura igare cyangwa kwishyura. Ayo yo kugura imodoka cyangwa igare cyangwa moto, ayo ntabwo tuyita konti y'ingoboka. Aho ni ukuzigamira intego runaka. Kuzigamira konti y'ingoboka ni ukuzigamira ikintu cyagutungura. Nk'ubu ngubu iki cya korona twese cyadukozeho ku isi, nta nubwo ari ahangaha mu Rwanda gusa, ariko hari n'igihe uhura n'icyawe bwite cy'umwihariko. Icyawe cy'umwihariko inshuro nyinshi twagiye tubona nk'ibiza bikaza, ukajya gutyo ukabona igisenge cyawe imvura umuyaga urakigurukanye. Icyo ni ikibazo kigutunguye, kidakwiye gutuma nk'umuntu umaze igihe ukora, nk'umuntu umaze igihe winjiza amafaranga, kidakwiye gutuma uruhanya n'inshuti n'abavandimwe, kidakwiye gutuma uteranya inama yo mu mudugudu ngo barebe ukuntu bagutabara, ahubwo ukareba ukuntu wakwirwanaho nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umugore, hanyuma babandi bakugirira impuhwe, kuko ibibazo nk'ibyo ngibyo bibaye ku muntu abantu barabibona. Hari igihe abantu bakuyagira bakagira icyo bagushyiriramo, ariko nawe udahereye ku busa. Konti y'ingoboka irimo byibura inshuro 3 cyangwa kuva kuri 3 kugeza kuri 6 z'amafaranga ukenera ku kwezi. Aho ngaho nagira ngo abadukurikiye nidusohoka muri iguma mu rugo tugatangira gusubira gukora, gushaka amafaranga, uburyo wabukoramo bwari bwo bwose, kuri banyakabyizi, kuri bene babandi bagira akazi kadahoraho biterwa nuko ibintu byaramutse, abo bagirwa inama yo kuba afite kuri iyo konti byibura inshuro 6 z'amafaranga ajya akenera mu kwezi. Amafaranga ujya ukenera mu kwezi nk'inshuro 6 ukaba uzifite kuri iyo konti y'ingoboka. Narimo mvuga ko hari igihe gutabara mu bibazo bitandukanye, ibyaba bya rusange cyangwa ibyawe by'umwihariko. Hari igihe ugira gutya ukabona abajura barakwibye, bakakwiba. Muzi ko hari abasigaye bakoresha ikoranabuhanga, hari abamena inzu, ukabona bagutwaye ibyo wacungiragaho. Nk'umuntu umaze igihe akora, ukwiye kuba hari ubundi buryo ushobora kwirwanaho. Wagakwiye kwikorera amaboko. Ntabwo wakabaye uhita wikorera amaboko. Hari ugira gutya umaze igihe ukora ahantu rwose, n'ubu mu kanya narimo nsoma itangazo ikigo kimwe gikomeye hano muri Kigali cyandikiye abakozi bacyo kivuga kiti ni kaminuza imwe ikomeye ibwira abakozi iti kubera ko icyemezo cya leta gihagaritse amashuri kweza mu kwa 9, abakozi mwese turagira ngo tubabwire ko tubaye dusubitse amasezerano dufitanye namwe, turayashesha.
birumvikana umuntu umukozi warutegereje umushahara kandi abantu benshi niko babayeho biba bibaye aba ari ikibazo gikomeye. Icyo gihe iyo udafite byibura ako gakonti k'ingoboka ku ruhande uhita ugwa mu bibazo bikomeye. Ni ukuvuga ngo mu kanya wari wiyubashye witurwara ukaremba, mu kanya wari umuntu wiyubashye aho utuye muri karitsiye bakwiyambaza mu isibo mu mudugudu niwe bahamagaraga ngo mufatanye gukemura ibibazo bihari, none umunsi umwe kubera iyo baruwa iturutse ku muyobozi waho wakoraga uhise uhinduka uhita ugwa mu bagomba gufashwa. Urumva ni ikibazo gikomeye. Iyo rero udafite iyo konti y'ingoboka ni ikimenyetso cy'uko urimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Ngira ngo iyo mpamvu irumvikanye. Ubwo buzima ndumva buri mu bibazo, ariko ubuzima bwo kubaho birenze ubushobozi bwawe ni umuntu aba ari mu kibazo gikomeye. Iyo ubaho birenze ubushobozi bwawe buri mu kibazo gikomeye. Ikindi kimenyetso kigaragaza umuntu urimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwe ni bene wa muntu ukwezi kujya gushira yarashiriwe ameze nabi cyane. Tuvugira umuntu w'umukozi ukorera umushahara, ariko kuva ukwezi kujya gushira umeze nabi rwose, usigaye urimo uguza agahumbi, uguza ibiceri, uguza no guhera ku itariki 15 cyangwa 20. Ntabwo ujya ubasha kurangiza ukwezi. Aho ngaho icyo biba bivuze ayo waba uhembwa yari yo yose, abe menshi abe makeya, urimo urabaho birenze ubwo bushobozi bwawe. Icyo ni ikintu gikomeye. Ejo bundi gahunda yaguma mu rugo igitangira, hari umuntu umwe nabonye, ni umwarimu wa kaminuza, yari yagiye ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo nawe agomba kuba mu bafashwa, ngo kubera ko ngo amafaranga yajyaga yabona agahita ayanywera, ngo yayanyweraga ngo azi ko akazi kazakomeza akabona andi, ubwo wenda yacungiraga ku tundi dushobora kuzamo aho ku ruhande, ati none narayanywereye, none ikibazo kibayeho, sinzabasha kubona andi, nanjye bunshyire ku rutonde rw'abagomba gufashwa. Ku muntu w'umukozi usanga mu mushahara ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ukwezi kujya gushira ukisanga warashiriwe, bishobora kukubaho rimwe. Nta muntu nari nabona utagira igihe cya crise, utagira igihe ibintu bimeze nabi, kuko ibihe ntabwo bihora ari bimwe. Hari igihe n'umuntu uzi gucunga neza amafaranga, hari igihe ageranye n'ibintu bikaba bimeze nabi. Ariko iyo ari bwo buryo umuntu ahoraho, ugasanga nibwo buzima buri umuntu arakubwira ati hari igihe ushobora kugira ikibazo, umwana akarwara, babiri mukajya mu bitaro mugahura cyane. Hari uwo afite imodoka ikakora impanuka, ukisanga mu tubazo, ukaba wagira ka crise. Ariko iyo ndavuga bene wa muntu uvuga ati ngiye umushahara wanjye ntujya, bati bampemba ku itariki ya mbere, ariko ngiye kugeza kuri 15 yarangiye. Uwo muntu aba arimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi afite. Icyo ni ikimenyetso rwose. Nawe udukurikiye, niba uzi ko biba bikumereye gutyo, ni ikimenyetso yuko urimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Hari ikindi ku bantu bakunze hari abantu bakunze kwiyambaza inguzanyo bita imanurambabura. Inguzanyo yitwa imanurambabura ni mu Gifaransa bayita découvert bancaire. Ni igihe banki ikwemerera kubikuza amafaranga arenze ayo ufitemo. Hari aho bayita ya kenzene, ni ukuvuga ngo wa muntu utabasha kugeza ku itariki 30, iyo birenze 15 ashobora kuza kuri banki bakamuha wenda +3 cy'umushahara we. Utaraza umushahara w'ukwezi gutaha awuryamo. Umuntu ukora muri iki kibazo cy'imanurambabura cya découvert bancaire, cyangwa mu cyongereza bayita overdraft, umuntu uhora muri iki kibazo mu buryo buhoraho ni ikimenyetso cy'uko abaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. N'ababaje nese ubwo urumva atafata ideni, kuko uyu mushahara uje n'ubundi barabuza agakataho yandi bamu.
cyane hari igihe hariho ababayeho ubuzima umushahara ugwaho bakahita bawishyura banki ikawishyura hafi ya wose agahita aza umunsi ukurikiyeho agahita asaba indi manurambabura bigahora gutyo ari agateranzamba. Byumvikane neza iyi nguzanyo y'imanurambabura ntabwo ari mbi buri gihe. Hari umuntu ushobora kuhura n'ikibazo umunsi umwe inshuro imwe inshuro ebyiri akaba yayikenera, ariko iyo ari bwo bwa buzima buhoraho uyikenera mu kwa mbere ukayikenera mu kwa kabiri ukayikenera mu kwa gatatu ukayikenera mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa gatandatu, icyo gihe uba urimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe, ukeneye kwicara ukagira ukeneye kwicara ugasubiramo imibereho yawe uze gukurikira. Hari inama turi buguhe hagana ku musozo zikwereka ngo ni iki nahinduramo bikaba byagira bikaba byatuma iyi mibereho ndimo kubaho irenze ubushobozi bwanjye nyivamo nkatangira kubaho mu bushobozi mfite, nkagira n'icyo nasagura n'icyo nakoresha ibindi. Ngira ngo tukivuga ibimenyetso nari nsigaje ibimenyetso nka 2 reka wenda mbere yuko mbigarukaho ubanze dutange nimero y'ubutumwa bugufi abantu batubwire niba iki kibazo cyo kubaho birenze ubushobozi bw'umuntu bakibona, niba bakibona nk'ikibazo cyangwa niba wenda abantu bararenze iyo myumvire, abantu basigaye bazi gukoresha neza icyo binjiza. Nimero y'ubutumwa bugufi ni 0788533864 0788533864 niho mushobora kutwohereza ubutumwa bugufi haba kuri WhatsApp cyangwa SMS isanzwe. Twari turimo tuvuga ku bimenyetso byerekana ko umuntu arimo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. Twari tumaze kuvuga twari tusoje ku kimenyetso cy'umuntu uhora muri credit yitwa iyimanurambabura. Ikindi kimenyetso hari ibintu hari ikintu bita ubwoba bwo gucikwa cyangwa bwo gutangwa n'ibintu runaka. Hari igihe umuntu abaho muri bene ubwo bwoba akavuga ati ngewe tuse atunacitswe unatanzwe. Ni ubwoba bukoresha abantu benshi amakosa atandukanye. Bahaye nk'urugero nk'ubu abantu umuntu usanga yarabaswe na telefone, umuntu usanga yarabaswe n'imbuga nkoranyambaga na telefone, abafite bene ubwo bwoba. Mu cyongereza babwita ngo ni fear of missing out cyangwa FOMO, fear of missing out. Ni ukuvuga ni umuntu agira gutya agafata telefone akayiterura nta kintu agiye kureba, agira ngo gusa arebe ibishya byasohotse, arebe ko bigize gute, bigatuma ni bimwe mu bidutuma mu miryango tutakibasha kubona akanya ko kuganira, kubera ko umuntu abareba buri kanya kuri telefone no kubiki. Noneho mu bijyanye n'umutungo hari igihe umuntu agira gutya ukumva wenda ufite abacuti bawe, ukumva badesize bafashe icyemezo cyo gusohoka ngo bajye gusangira ahantu, wenda wowe ya ngengo y'imari yawe kuri bije yawe urabona nuza gukuramo 5,000 cyangwa 10,000, urabona ukwezi kutari bubashe gukunda, kutari bubashe guhura, ukumva abacuti bawe baravuze bati reka tugende twicara aha n'aha, umuntu akicara akavuga ati nimburamo baravuga iki, nimburamo. Hari n'udatinya kuvuga ngo baravuga iki, kuvuga ati nimburamo bakaganira ibintu bya ngombwa, nimburamo nta gahunda bahagurukanye ifatika uzi, ukumva nuhabura umutima utari ubutekanye, nubwo batazakuvuga, nubwo batazakugira gute, ukumva nihuza. Urumva ibyo biroroheje, ibiganiro ntibibe byuzuye. Avuga
ukavuga ukamera nka wawe. hari n'undi babwira ngo turagiye ariko kubura wowe ntibirimo. Abandi bose babura ariko wowe ntubure. Umuntu agatekereza kumva kuko ntiyabura nubwo mu mufuka we hatakabaye hamwemerera kugenda. Akazagira utyo akavuga ati ndagiye ati wenda ay'umutekano nari kuzatanga nzajya kwisobanura cyangwa nzagenda mbaterete. Ndagiye wenda ay'ishuri nari bwishyure nzajya kwisobanura kwa diregiteri waho abana biga. Agakora ikosa rimeze gutyo kubera gutinya gusa ko n'abadahari bashobora kuvuga iby'ingenzi akaba yabigira icyo abwira. Bagirwa ko yakaka amakuru cyane. Iyo FOMO cyangwa iyo fear of missing out, bwa bwoba bwo gutangwa, bwo gucikwa, hari igihe buba bufite, urumva nk'icyo tuvuze wenda ni ikintu gito cy'amafaranga make, 5,000, 10, ariko hari n'igihe bigira gutya umuntu akumva bagenzi be bari bagize baravuze bati hari umudugudu mushya w'amazu aha n'aha wuzuye aha n'aha, inzu irimo kugura miliyoni n'izi, bati bakumva bagenzi bakumva 2-3 basanzwe mu bo bagendana ba hafi cyangwa b'abavandimwe cyangwa icyo kumva bafashe y'inzu tudaturanye ntibyavamo. Akavuga ati ubuse nzasigara njyenyine ntago ubushobozi bw'abibaze neza ntago bivamo. Gahunda yarasanganywe y'urugo rwe ntibyari birimo, ariko akumva akavuga atoya atireka, agahita ashakisha uburyo, agashaka amadeni mashya, agashaka ibiki, akagenda akajya aho ngaho. Kandi bireze kuko iyo uganiriye n'abantu benshi bafite amadeni mu mabanki, usanga aravuze ati aha hariya nahaguze inzu, uyu munsi wa none ntibyo biri muri gahunda, ubuzima bagiye kubamo burarakaje. Ugasanga si imibare yakoze neza. Urumva kwiyungura imitungo no kugira ni ibintu byiza ubundi, ariko hari igihe umuntu aba atabikoze imibare, byateguwe byaganiriweho, atari bya bindi birusiga urugo rusenyutse kubera ko atabiganiriyeho n'umugore. Ukabona umuntu ageze gutya kubera ko yumva gusa byashyushye, bagenzi be bakorana mu kazi hafi ya bose baje bafashe inzu muri uwo mudugudu mushyashya, akavuga ati ntago ndi busigare. Hari n'ugira gutya hakaza sosiyete y'itumanaho ikaza ikavuga ati turi bubahe umurongo mushya, tubahe na telefoni nshyashya, mwe bazajya babakata ku mushahara amafaranga aya n'aya. Wenda iyo usanga ngo nta kibazo ifite, wenda ntago wari ukeneye umurongo wundi, nta nubwo ari itegeko ngo muvuge ngo mwese abo muri icyo kigo muri bufate nimero z'akazi. Hari nimero zihuza abantu bo mu kazi bakabasha kuvugana batishyuye andi mafaranga. Hari abavuga ngo ni ku buntu, ariko nta nubwo biba ari ku buntu, baba barishyuye mbere makeya. Wenda si itegeko ngo ugire, umuntu akareba akavuga ati ndi busigara abandi bose bafashe, kandi urabizi ko ku mibare yawe wari kuri tangente niko bavuga. Ntago byari birimo, wahuzaga neza ifaranga rya nyuma n'itariki ya nyuma bigahura, ugahita uvuga uti reka mfate Samsung nshyashya cyangwa iPhone nshyashya, nta kibazo bajye bayankata. Kubera ntago byavuye muri bezwe, ntago ari ikintu wagize wakeneye ngo ugishake. Hari igihe umuntu agira gutyo akavuga ati telefone yanjye irashaje, ntago tushe zigikora, batiri ntigifata umuriro, nkeneye guhindura telefone. Ukabipanga muri gahunda ukavuga uti ngiye gushaka telefone. Ntago noneho ibyo turimo tuvuga ni ibintu bidaturutse mu bushake bwawe no gupanga kwawe, ni ibintu biturutse mu ko wabonye abandi gusa barimo babigira. Ibi by'ubwoba bwo gutangwa cyangwa bwo gucikanwa ni ikibazo gikomeye, gikunze kwerekana umuntu urimo abaho ubuzima burenze ubushobozi bwe. Hari igihe umuntu agira gutya yifitiye inzu ye nziza, ariko wenda yubatswe mu gihe cyo hambere,
hariho amabati atameze nk'ay'ubu ngubu ariho, hariho ibirahure bitameze nk'iby'ubu ngubu biriho, ugasanga umuntu yari afite inzu ye ikomeye ariko yubatswe muri icyo gihe gitambutse, n'amabati adafite aya mabara nk'aya ariho, adafite izi forume z'amategura zihari, igisenge ari ibitwe bibiri kitameze nk'ibi ngibi bisigaye biriho bitandukanye. Umuntu akareba akavuga atari kubu, kandi wenda ntibiri muri, ntabwo byari biri muri, hari ubitegura akabipangira akumva ni ngombwa yuko abikora, wenda ngo yongere agaciro inzu cyangwa yongere ubunini bwayo cyangwa ayivugurure naho yari itangiye kumera nabi. Undi akaba yari afite inzu ikomeye akavuga ati igomba kujyana n'igihe, bikaritse n'ingi usigaye, ni njyewe usigaranye iki gisenge kimeze gutya n'aya mabati ameze gutya njyenyine, agahita ashaka uburyo yinjira ashaka uburyo bwose bushoboka kugira ngo ahindure cya gisenge. Ntayongereye ubunini, ntayongereye iki, ntayongereye, arahindura igisenge gusa kugira ngo agendane n'abandi ku bigezweho. Iyo nayo ni kimwe mu bimenyetso byerekana umuntu utangiye kugira, cyane cyane ubikoze atarabiteguye ngo abipangire abigire ngo bibe biri muri gahunda ye, akabikora gusa kuko abona abandi barimo bubaka batyo. Hari umuntu ugira atya ntagendere ku ngengo y'imari, ugasanga ibisohora amafaranga ye biraruta ibiyinjiza. Birumvikana uwo muntu ni ikimenyetso cy'uko arimo abaho birenze ubushobozi bwe. Reka wenda ibimenyetso bigaragaza umuntu urimo kubaho birenze ubushobozi bwe mbe mbirekeye aho ngaho. Sinzi niba hari ubutumwa bwatangiye kuzamo, niba butaraza turakomeza tugira ubutumwa bwaje. Hari uwagize ati ni Jean Pierre, tukinjira yaduhaye karibu, yadukurikiye tugitangira, tukinjira yatubwiye ati rwose yaduhaye ikaze. Hanyuma yongeye nyuma rero agira ati yemwe utarahindukira muri iki kiganiro sinzi igihe azahindukirira, buriya nungutse ko ntingoboka, byose n'igihe mwavugaga. Jean Pierre rwose nizere ko uhereye umunsi uri butangire kubikora bitandukanye n'uko wajya gukora. Ubundi umwanzi w'iterambere ryacu usanga atari kure, ahubwo usanga ari imyumvire n'imikorere yacu. Uramutse uhinduye uko wakoraga n'uko wageraga, iterambere ryawe rishobora kwihuta. Undi yagize ati amahoro ni ingabire, ndize pe, uzi ko ibyo uvuze ari njye wavugaga, ariko mfashe umwanzuro. Ingabire rwose turagusengera Imana igushoboze muri uwo mwanzuro ufashe, kubera ko kubaho birenze ubushobozi bwawe bikuhoza mu cyobo njyabukene kurusha kugushyira mu nzira y'iterambere. Nta n'ikindi wageraho, nta n'undi wafasha, kubera ko buri gihe uba wizengurukaho. Umuntu ubayeho muri ubu buryo aba yizengurukaho. Iyo ubayeho muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo batagucishamo ijisho, ngo wirarire, ngo ugire gute, ngo wizengurukaho, nta wundi muntu wo ku ruhande ushobora gufasha, nawe ntushobora gutera intambwe ngo uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Kandi niba hari ubundi butumwa. Undi yagize ati mwiriwe bibaho cyane pe, ugasanga umuntu arakora agahembwa ariko nyuma y'iminsi mike ugasanga nta kintu afite, ari kwirirwa guzaguza. Ni ikibazo nko ku bantu, birumvikana radiyo birimo kumvwa n'abantu batandukanye, ntabwo ari iy'abakora gusa cyangwa iy'abadakora gusa, haba harimo ibyiciro bitandukanye, hari udakora hari n'ukora. Ariko nko ku bantu bakora, usanga mu mushahara, basanga mu buryo binjiza, abantu bacuruza, abantu bafite uburyo bakora ku ifaranga binjiza,
kubaho birenze ubushobozi bwawe ni ikosa rwose ryakabaye nanjye kuvuga ngo ryakabaye rihanirwa n'amategeko kuko iyo usanzwe ukora ntago rihanwa n'amategeko birumvikana nayo mpamvu abantu baritindamo biramutse rihanwa n'amategeko abantu baba bararisohotsemo amategeko abantu barayatinya ariko niba hari umuntu ugira utyo ugasanga amaze imyaka 5-10 akora ariko umunsi ahuye n'ikibazo umunsi akazi gahagaze akaba ari wo munsi ahita agwa mu cyiciro cya mbere cy'ubukene umunsi akazi kahagaze umunsi nk'ibi ngibi twagumye mu rugo akaba akagira gutya agahita atangira gutabaza ni ikibazo ku muntu usanzwe akora yinjiza amafaranga ni ikibazo rwose umuntu akwiye kugira undi yagize ati ubwo buzima ni hatari abantu bapfirifiyeri turabakurikiye rw'inkwavu yakoze cyane undi ati ko numva iki kiganiro ari nge cyaziye mbayeho birenze uko mbayeho mumfashe mungire inama yuko nabivamo murakoze ntuve ku murongo kimwe na bagenzi bawe babanje uwifuza kumenya uburyo yabisohokamo ntave ku murongo nibyo turi busoze tuganira icyo twifuza ni impinduka ikinshimisha ni ukumva yuko hariho abantu bumvise yuko bakwiye guhindura uburyo bari bariho uburyo babagaho undi yagize ati mwiriwe neza nitwa Rine ndi Kacyiru nifuzaga kubaza mudusobanurire iyo saving ya 3 kugeza kuri 6 urugero wenda umuntu ahembwa 80,000 hariya nyine umuntu ashobora kwiga konti y'ingoboka ikindi nifuzaga kubaza ese konti y'ingoboka na konti y'ubwizigame zishobora kuba muri banki imwe cyangwa ni banki zitandukanye ushobora kubikora muri banki zitandukanye ushobora no kubikora muri banki imwe birashoboka banki imwe buryo ushobora kuyifatamo konti zirenze 2-3 n'enye zashoboka biterwa na buri konti n'icyo uyikoresha iyo uvuganye n'abakozi ba banki barakwereka bakakwereka uburyo ushobora kubikoramo konti y'ingoboka niba uyikoze muri banki usanzwe uhemberwamo urabasaba ikaba konti iri ku ruhande ukajya ushyiraho ayo ushoboye ushobora gushyiraho 10% buri kwezi ushobora kugira gutyo ugashaka aho uvana menshi icyarimwe ukayaterura ukayashyiraho rimwe wenda ukajya uyongeraho gake gake ariko idatangiriye hasi kugira ngo ube witeguye kuko birashimishije wenda kuba abantu barimo babyumva kandi bagashaka kubishyira mu bikorwa ibibazo bizahoraho iki cya corona gishobora kuzarangira bitari kera gishobora kurangira kikava mu nzira ariko kidusigiye isomo ryo kumenya ko umunsi umwe dushobora kubyuka tugasanga ibyo twari twiringiye byose bitarimo gukunda iri ni isomo rikomeye ariko icyo nakubwira nuko hatabayeho ikibazo rusange nk'iki cya corona ibi kibazo cy'umwihariko cyo kizabaho hari ugira cyagahura n'ikibazo cy'ubuzima umuganga wajya kwa muganga bakagusuzumamo indwara ikomeye ishaka imiti ihenze assurance usanganywe ikakubwira ati ntago tubyishyura mituweli bakakubwira bati urirwariza ibyo ntago bishoboka wajya mu zindi assurance bakakubwira bati ntago bitubyishyura ugasanga uragomba kwirwariza ibyo bijya bibaho gishobora kuba ikibazo cy'ubuzima gishobora kuba ikibazo cy'impanuka gishobora kuba ikibazo cy'imibereho cy'akazi ibibazo bitandukanye bitera umuntu gukenera amafaranga bitera umuntu gukenera mikoro bibaho bizanahoraho ikibazo ni ukumenya ngo bizaza ryari wenda ushobora kutamenya ngo bizaza ryari ariko aho byazira hose ukwiye kuba witeguye ku muntu uhembwa nk'ibyo 80,000 niba 80 ari byo wakoreshaga mu kwezi konti yawe y'ingoboka amake ukwiye kuzaruhuka agezeho ni 240
ni inshuro 3 waba uri umuntu noneho ushaka kuba witeguye neza uzageze ku nshuro 6 ugeze ku nshuro 6 ubwo uzaba uhagaze neza uzaba uzi ko aho ikibazo cyazira cyasanga witeguye. Ngira ngo mu minsi ishize dukoreye ikiganiro tweze kuvuga umugore w'umunyabwenge mu gitabo cyo mu migani, aho bavuga ngo ibihe by'imbeho nta kibazo babigiraho kubera ko bijya kuza we n'umuryango we barabyiteguye kubera wa mugore uzi gutegura uzi gupanga. Nawe nuba umaze gukora iyo konti y'ingoboka iri ku ruhande atari ya konti ugira utya ngo niba ushiriwe niba ushaka kugira abo wemeza usimbuka ukoreho, ikaba ari ya konti kugoboka koko igihe waguye mu kibazo. Mu cyongereza bayita emergency fund. Emergency fund yawe ikagikoreshwa mu gihe cya emergency nyine. Ubundi ngira ngo emergency ni mu bintu by'ubutabazi bidasanzwe ibintu nk'ibyo. arakoze undi yagize ati ni korode igikondo ngo ibintu byose muvuze ni amakosa duhorana nayo, ugasanga ubuzima bwacu buri mu madeni. Hanyuma korode irutunga nawe yagize ati muraho neza, umva ibyo muvuga nibyo pe bimbaho, numvaga ari ikibazo cy'umushahara muke ariko muranyigishije, murakoze. Murakoze cyane Claude Rutunga na Claude w'igikondo. Ntabwo ari ikibazo cy'umushahara mukeya, njya mbyitegereza kuko ngira mu nshuti zanjye abahembwa amafaranga menshi cyane, nkaba mbazi nzi nayo bahembwa menshi cyane, hakabamo n'abahembwa make cyane. Ariko ikijya kintangaza nuko nsanga muri babandi bahembwa make cyane harimo ababa barabyigishijwe n'ubuzima, umuntu yahura n'ubuzima bukakaye bigatuma nta bintu by'imikino abamo cyane. Njya ntungurwa no kubona ko abahembwa amafaranga make usanga ari bo babasha kugira intambwe batera ifatika kurusha babandi bahembwa menshi ugereranyije. Kuko umuntu uhembwa nk'ibihumbi 30-50 umugereranyije n'umuntu uhembwa miliyoni, ntabwo ari amafaranga amwe. Uyu muntu uhembwa miliyoni 4 n'ugihembwa ibihumbi 100 ntabwo ari amafaranga amwe. Ariko uzasanga wa wundi wa makeya hari ukuntu azi kuyacunga neza kurusha wa wundi wa menshi. Hari uwikanga ko ari menshi akirekura agakoramo amakosa atandukanye, yahura n'ikibazo ejo kakazi kahagarara ukabona ahisagwa ashobora guhita ajya gusaba ngo bamuhindure icyiciro cy'ubudehe bamushyire mu cyiciro cy'abagomba gufashwa. Undi yagize ati mwiriwe, nitwa Rusanganwa, ndi mwiri. Yewe usanga umuntu yirarira, ugasanga umuntu arakodesha ariko atunze intebe za miliyoni mu nzu itariye. Ugasanga umuntu afite telefone iruta imyenda yambaye n'umushahara we ugasanga ari ikibazo. Gusa muri iyi minsi biragoye. Urakoze cyane Rusanganwa, duhaye ingero nziza ngira ngo zafasha n'abakurikiye ikiganiro. Telefone iruta imyenda yambara. Telefone iruta imyenda yambara. Ariko ngira ngo n'ubundi akenshi telefone ubanza zirusha agaciro imyenda. Ariko hari umuntu wa mugani ugira atyaganaho buri gihe akanayihindura, yaba yimaranye igihe gitoya akayigurisha agashaka indi akagira. Muri arimo afite ikibazo cy'abantu babiri bavuze ibintu byenda kuvuguruzanya. Mwavuga ati mbere yuko uzigama abanza ukemura ikibazo cy'inzara, undi ati ntabwo uzigama yo usaguye umaze guhaha ahubwo uhahisha yo usaguye umaze kuzigama. Se buriya inzara ni iyihe? Inzara rero ahozanye mu nari nyibajije kubera ko inzara nizere ko itandukanye no kuba hari ibyo ukeneye byo guhaza inda, kuko inda yo ihora ishaka. Noneho inzara rero yahora ifite inzara.
hari kubisobanura kubera ko wa mugani iyo nzara atayisobanuye biri bugorane, ariko icyo tujya tubwira abantu nuko bamenya mu biganiro byatambutse twese kubisobanuraho, kumenya gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. Akenshi ibintu ukeneye ni ibintu bishobora kubura ubuzima bugahungabana, ni ibintu bikeya bibarika. Iyo wabonye amafunguro atari ngombwa, amafunguro ahanitse, aravuga ati nkeneye inyama, urumva kaboga rwose katabonetse, tuvuge ameza ateguyeho akawunga n'amashu cyangwa n'imbwija, ayo ngayo umuntu ashobora kubirya akabaho, kimwe n'ameza ateguyeho amapiza n'inyama z'amoko ane, inkoko n'inka n'ihene n'urukwavu n'ifi, byose bikaba biteguye inshuro imwe ku meza, n'ibintu n'ibisorori nk'umunani bitondekanye. Ayo meza yose arashoboka, ariko ibyo atwara ntabwo ari bimwe. Bivuze rero ngo ikibazo tuvuge mu bikenewe, ikiba gikenewe no nko gukemura ikibazo cy'inzara nk'uko wari ubivuze. Icyo kurya biri muri besoin z'ibanze. Hari besoin z'ibanze, hari umuhanga wigeze kubitondeka, besoin physiologique, iz'umubiri ukenera: kurya, kunywa, guhumeka, kwambara, gutyo bikazamuka ku yindi besoin y'umutekano, bikazagera kuri besoin yo gukundwa, bikazagera kuri besoin yo ababizi babyize barabizi. Hari umuhanga witwa Maslow wakoze urutonde rw'uburyo ibyo umuntu akenera bikurikirana. Icyo rero nashaka kuvuga nuko les besoins z'ibanze zishobora gukemuka atari ngombwa yuko ukoresheje amafaranga menshi cyane. Hanyuma iyo ugiye muri, narimvuze ngo ibintu twagiye tugarukaho mu minsi yatambutse no kumenya gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. Ibyo ukeneye n'ibyo ushaka mu gifaransa ni bavuga les besoins et les désirs, cyangwa mu cyongereza bazita needs and wants. Needs cyangwa ibyo ukeneye, cyangwa les besoins ni ibintu by'ingenzi wabura ugahungabana. Ariko noneho ibyo bindi byitwa desir cyangwa ibindi ushaka ni ibindi bintu. Tuvuge niba nkeneye kwambara kugira ngo mpishe isoni z'ubwambure, kugira ngo nshire imbeho, kugira ngo icyo nakwambara cyose gishobora gukemura ibyo bibazo. Ariko uko umuntu yagenda yigira imbere, ukenera, hari uvuga ati nkeneye kwambara kameme ibintu bitanduta, biri kuri mesure, nkeneye kwambara marike runaka, nkeneye kwambara ikote risa n'ipantaro isa n'umukandara isa n'urukweto n'isogisi, bikanajyana wenda isura, utuntu dutandukanye. Abadamu akavuga ati ndashaka isakoshi iri buhure n'urukweto n'igitenge ntuza, kandi ntago urukweto narwambara kuri buri gitenge kigomba kujyana n'urukweto rwacyo n'isakoshi yacyo. Icyo gihe utangiye kwinjira mu byo ushaka, bitakiri bezo, bitakiri ibyo ukeneye, ahubwo biri mu bintu umutima ushaka gusa. Bene ibyo umuntu abikora kubera ko afite amafaranga, kubera ko asaguye. Noneho reka ngaruke kuri cya kindi yavuze, ryaba isomo ukwaryo, iryo gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye, iyo umuntu ataranabisobanukirwa akora amakosa menshi. Utarasobanukirwa gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Tugaruke noneho kuri cya kibazo cyo kuzigama. Avuga ngo mbere yo kuzigama wanze ukemura ikibazo cy'inzara, undi akavuga ati ntago wahaha, ntago wazigama ayo usaguye uvuye guhaha, awahahisha ayo usaguye uvuye kuzigama. Icyo ni ikintu nakwemeranya n'uyu wa kabiri uvuga ngo nahahisha yo nsaguye mvuye kuzigama. Hari irindi somo cyangwa ikindi kiganiro tweze kugira, tujya tunaganiza abantu cy'uburyo umuntu akurikiranya amafaranga. Kuvuga ngo amafaranga niba kugeze mu ntoki, ukeneye kuyakurikiranya mu buhe buryo.
kimwe mu bintu by'ibanze ngira ngo wenda abadukurikiye muri aka kanya ntabwo byari mu isomo ry'uyu munsi ariko reka mbivugeho gatoya abadukurikiye mu byumve ku muntu w'umukristo ikintu cya mbere ukwiye gutangamo icyacumi. Ndabizi kuvuga iryo jambo hazamo impaka zitandukanye, hari abantu bahita bazanamo impaka zitandukanye, ariko ni ikibazo cy'umutima. Njyewe mbifata nko kuzirikana yuko Imana ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Nako ijambo ry'Imana rivuga ngo uzibuke Uwiteka umuremyi wawe kuko ari uguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Iyo mbere yuko nkuramo ikindi kintu icyo ari cyo cyose mbanza kuvanamo ayo ngayo. Ikindi cya kabiri mbanza kuvanamo ayo nzigamye. Iyo wamaze kuvanamo icyacu mukavanamo ayo uzigamye, noneho ibindi ushobora guhita utangira ugakora ibindi, ukagura ibyo ukeneye, ukishyura amadeni, noneho washaka ukaza no kugura ibindi ushaka. Ibyo ushaka byo ntibigira umupaka, n'uwaguha miliyari akavuga ngo uyidepanse ku byo ushaka wayimara. Miliyari ni amafaranga menshi. Hari abayivuga bakavuga ngo ni ishobora kukubera a lifetime security, ishobora kukubera amafaranga yakubeshaho ubuzima bwose, ariko uyampaye ukavuga uti uyamare mu minsi ngahe nshobora kuyakumarira. Byaterwa n'ibyo yaguzemo, n'ibyo yashoyemo, n'ibyo yagize. Amafaranga ibyo umuntu ashaka ni urutonde rurerure. So ku kibazo rero cyari kibajijwe na wenda atatujyana ku ruhande cyane tukaza kusoza tudatanze igisubizo kijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi yo kubaho bijyanye n'ubushobozi bwawe, cyane ko hari abasabye inama benshi bategereje. Ikiza numvise nuko Damuru gacurira arasoma ibingibi yavuga. Iyo usoma, gusoma ni intambwe nziza. Iyo usoma ubasha kubona ubumenyi bw'abantu benshi. Abantu benshi bandika ibitabo hari igihe babivana muri experience yabo y'imyaka myinshi. Umuntu akamara imyaka myinshi agerageza ibintu akazabyandikamo igitabo kubera ko yabigerageje. Icyo gihe iryo nararibonye ry'uribonye mu gihe gitoya. Iyo usoma, inama rero naguha kuri ibi ngibi wagiraga nuko ugomba kuzigama mbere. Kuzigama mbere. Iyo uzigamye mbere bituma asigaye uyakoresha neza, ariko akenshi iyo ukiyafite uvuga ngo uzazigama ayo usaguye, akenshi ntago usagura, birangira uyamaze, bikarangira utabashije kuzigama. Abandi kugira ngo babashe kubikora neza baranabyotomatiza. Kubyotomatiza ni iki? Ushobora kuvugana na banki yawe, niba uri umunyamushahara ukavuga ngo amafaranga akigera kuri konti yawe uhite tariki runaka banki izahite ikataho umubare uyu n'uyu igushyire kuri konti iyi n'iyi. Banki iyo muvuganye hari agaforumire baguha ukuzuza ukabasinyira bakabishyira mu mashini zabo. Iyo tariki yagigera imashini ikarebe igahita ikataho yayandi mwavuze ikayagushyira kuri ya konti, bikakuvana ku mugogoro wo kuvuga ngo ugende uyafate, ugende ujye kuyadepoza aha, kuko akenshi abantu bikunze kubananira kubikora. So reka rero tube turekeye aho ngaho kwakira ibibazo. Abaduhaye message ya nimero y'ubutumwa bugufi bwo mushobora gukomeza kubwohereza na nyuma yaho twabasubiza. Reka rero tugane ku buryo wasohoka muri iki kibazo. Ubundi kubaho bingana n'ubushobozi bwawe nicyo cyemezo gicishe mu gaciro, nicyo cyemezo kiri logique ku muntu wakabaye ubaho bingana n'ubushobozi bwawe bw'uyu munsi. Kuba uri mu kwezi kwa gatanu ukaba wamaze kurya ukwezi umushahara wawe ukwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani, ntabwo ari byo. Ukwiye gutekereza uburyo wasohoka mu kibazo kimeze gutyo. Gusa nk'uko nabivuze ngitangira, inama nshaka kuguha ntabwo ari zituma ubaho bingana n'ubushobozi bwawe, ahubwo inama nshaka kuguha ni zituma ubaho biri munsi y'ubushobozi bwawe. Wibuke umurongo twasomye uvuga ngo wicisha bugufi ngororana we n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo.
kubaho munsi y'ubushobozi bwawe ni imwe muri forume yo kwicisha bugufi financially, kwicisha bugufi mu buryo bw'amafaranga. Hari imvugo yavuzwe n'umuhanga umwe ngo yitwa Dave Ramsey, ni umuhanga umwe uzwi mu bintu bya financial education. Hari imvugo yavuze ivuga ngo abakire bakomeza kuba abakire kubera ko babaho nk'aho ari abakene. Abakire bakomeza gukira bagakomeza kwiyongera mu bukire kubera ko babaho nk'aho ari abakene, ngo naho ku rundi ruhande abakene bo bakomeza gukena kubera ko babaho nk'aho bakize. Abakire bakora mu makosa bakomeza gukena, bakinjira mu bakiyamfonsa, bakitsindagira mu cyobo cy'ubukene kubera yuko babaho nk'aho bakize. Ahangaha ni ukuvuga ni nka wa wundi urimo kwirarira, udashaka ko bamunyuzamo ijisho, urimo kwikopesha, urimo aho kugira ngo yemere afesinge reality, yemere ahangane n'uburemere bw'ikibazo afite, arebe ko yagisohokamo, ahubwo akabikemuza gukomeza gushaka utudeni hirya no hino. Reka nkwereke bimwe mu byo ushobora gukora ukabasha kubaho ubuzima buri munsi y'ubushobozi ufite, hanyuma nawe mu minsi iri imbere ukazumva ubohotse rwose utakigira ya madeni twavugaga no kwikopesha. Hari igihe binatera ikibazo umuntu, ugatangira guhindura inzira unyuramo, ugatangira guhindura telefone, ugatangira kwanga kwitaba zimwe na zimwe, ugatangira kubera ko ubushobozi burimo bwanga. Watangiye uri umuntu w'inyangamugayo ugirirwa icyizere, ariko uyu munsi hari n'igihe uba uri mu bantu telefone ikaguhamagara bati wamwitabye uwo muntu se, bikava mu nzira, ariko wowe kuko uzi ko arimo kubaza iby'agakayi ufiteyo ugakomeza kugenda ujijisha udashaka kugira. Intambwe ya mbere iyo ushaka gusohoka muri iki kibazo ni iyi ngiyi, ni ukubanza kumenya ayo winjiza. Hari nkawe ushobora kuba ubyumvise ukavuga uti se ayo ninjiza ndayayobewe. Kumenya ayo winjiza, hari ugira gutya akavuga ati ngewe ati kontara nasinyanye n'umukoresha irimo ko mpembwa ibihumbi 200, ariko muri bya bindi 200 akibageza yuko bakatamo ibintu bitandukanye. Kumenya ayo winjiza, ndagira ngo ubanze uve kuri yandi yanditse kuri kontara, urebe ngo ayinjira iwawe ni ayahe. Hari ayo ngayo mwumvikanye, wenda ni umushahara mbumbe, havuyemo imisoro, havuyemo izindi contribution, havuyemo ayo banki kata ku madeni wafashemo. Hari igihe umuntu agira ati akaba umushahara urahari wa 200, kuri banki bamukataho 80,000, hanyuma akagumya mu mutwe we agapangira 200,000. Icyo gihe ukwiye kubanza ugagarura ubwenge ku gihe, ukavuga uti umushahara mfite n'uwuhe. Byari 200, byahoze ari 200, ariko ubu kubera banki ukavanaho n'ibindi, nayo murimo kashi, harya kwa kundi umuntu yiguriza bijyanye na airtime n'ibihe. Sinzi hari ukuntu umuntu yiguriza muri izi telefone ukaba wagura airtime ku ideni, sinibuka izina z'abakoresha, ariko hari utudeni umuntu aba yaragiye afata, ukaba ubizi yuko amafaranga azagwaho bazahita bisubiza. Banza ufate ayo wemerewe winjiza, ukuremo ayo yose uzi azagenda, hanyuma ushobora gusanga wahembwaga 200,000 ugasanga ibihumbi usigaranye ari 50,000, ari byo bizinjira iwawe. Ubwo nibwo bushobozi ufite, nibwo ukwiye gupangira. Wenda hariho ikibazo wa muntu w'igaciro yigeze kubaza ngo umuntu wa 50 afite abana bangahe, akodesha inzu bigenda gute? Icyo nakubwira cyo nuko hari abanyarwanda benshi bahembwa ayo mafaranga kandi batunze ingo kandi babasha kubaho, kandi bakabaho mu buryo bwa kinyangamugayo, batibye badahemutse, ari uko gusa bemeye kujyana n'ubushobozi bafite. Akaba bizi ko umunsi azategamo moto y'amafaranga 500 azaba yisha imibare yose. Akaba bizi ko umunsi akaba bizi ko hari ahantu agenda n'amaguru. Akaba bizi ko nagura mituyu ya telefone irenze amafaranga 100 ngahe azaba yisha imibare. Akaba bizi ko aramutse yimuye umwana we akamuvana ku ishuri nira akamujyana ku rindi, imibare yabipfuye. Akamenya uburyo agira.
akaba abizi ko ku meza ye wenda amafunguro atazajya abasha kuyahinduranya umunsi ku wundi. Birashoboka kubaho mu bihumbi 50 kubera ko hari abantu babihembwa kandi bakabaho hano muri iki gihugu. Ubwo rero icyo navugaga, intambwe ya mbere ni ukumenya ayo winjiza. Twigeze kuvuga ku makosa akorwa n'abacuruzi. Abacuruzi bareba amafaranga afite aho ngaho, abenshi yose akayabara. Abenshi hariho abazi imibare, abazi kontabilite, bazi kubitandukanya neza. Hariho ubyimenya akamenya ko atabizi, agashaka umukontaburi uzabimufasha, akanamuha uburenganzira bwose, akamubwira ati wowe uzajya umbuza nubona ngiye gukora amakosa, nubwo ndi boss, nubwo ngeze ntuzanyemerere ko nkora amakosa. Hariho abacuruzi bazi ubwenge babikora gutyo, ariko hakabaho abandi ureba amafaranga yose ahari kuri konte akayitaye. Uwo nguwo akwiye kumenya akabanza gatandukanya igishoro n'inyungu. Ibyo nibyo bizamubashisha kumenya ngo amafaranga ye nayahe. Intambwe ya kabiri, aho twari turi ku ntambwe ya mbere, kumenya ayo winjiza. Intambwe ya kabiri ni ugukora ku buryo ukoresha amafaranga makeya kuyo winjiza. Ahangaha igikoresho kigufasha ni ukugira ingengo y'imari. Ingengo y'imari ni ukongera mukicara mukareba ngo twinjiza aya, dukwiye kuba dusohora aya n'aya. Mukabanza mukabikora, mukabyandika ku rupapuro, mukavuga buti dukeneye gusohora aya n'aya mbere yuko uhaguruka ugiye kujya kuyasohora nyirizina ku rupapuro, ukaba wabiteranyije. Byakwanga guhura ukongera ugasubiramo mpaka aho ubona biri buvemo, ukabasha kugabanya ayo usohora akaba makeya kuyo winjiza. Ngira ngo twigeze kubikoraho ikiganiro, dushobora kuzabigarukaho kugira ngo tubibibutse. Hariho nk'ikintu cyo kureka kugura icyo amaso akweretse. Hariho nk'ikintu cyo kuvuga ngo amafaranga udafitiye gahunda ntuyagendane mu mufuka. Hariho ubutekinike bwinshi abantu bakoresha kugira ngo babashe gukoresha amafaranga yabo neza, birinde kuyangiza, cyane cyane iyo ari makeya. Ariko igikoresho cy'ibanze ni ingengo y'imari, budget. Twari tumenyereye budget kuri leta, ku bigo bitandukanye, ariko nawe ku giti cyawe ukeneye kugira budget. Ukamenya gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Icyo ni ikintu gikomeye, reka tuzabigarukeho nyuma, ariko iyo ni imwe mu nzira yakuganisha ku kubaho mu bushobozi ufite. Hariho noneho, ubwo tugeze ku ntambwe ya gatatu. Ntambwe ya gatatu ni kuvuga ngo ushaka icyazamura amafaranga winjiza. Hariho umuntu usanga wamugana ahembwa make, akaba rwose yagerageje kugabanya ibintu byose bishoboka, ariko n'ubundi bikanga ukabona biragoye. Akaba aho atuye n'aho akorera harimo urugendo rurerure, kuzahagenda n'amaguru buri gihe ntibishoboka. Iyo yatezemo rimwe bihita byica ya mibare, ukabona birageze. Icyo gihe inama twugira no kushaka uko wazamura ayinjira. Niba ufite akazi kamwe, shaka ka kabiri, birashoboka. Niba katabonetse, shaka uko wahindura. Iyo burya umuntu ikintu yatangiye gushakisha arakibona. Ntushobora kubona icyo utarimo ushaka. Iyo wateye intambwe ugatangira gushakisha, ukegeranya amakuru, ugashakisha n'imbaraga, urakibona. Ushatse arabona, niko na Bibiliya ivuga. Iyo niyo ntambwe ya gatatu yo kureba uburyo wazamura ayinjira niba ubona bigize. Ariko icyo nahongera kubwira abantu, harimo abantu batandukanye ibyo bagiye banahamagara n'ibyo bavuze bihura n'ibi. Abantu benshi bibeshya ko ikibazo kizakemuka ari uko yinjije menshi. Ikibazo kibanza kumenya ngo ayo ufite uzi kuyacunga neza. Iyo wamaze kumenya kuyacunga neza, noneho ushobora no kuzamura, ugashaka aho uhembwa menshi. Ya masomo kuyacunga neza azatuma ugera kuri byinshi kuko aje ari menshi. Ariko nuba utaramenya gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo ushaka, utaramenya kugira ingengo y'imari, utaramenya kuzigama, utaramenya, nushaka uzahembwe miliyoni 10, umunsi zizahagarara uzahita ugwa mu kibazo. Ibyo ngibyo ndabikubwira mbibona muri experience zitandukanye mbona. Cyambere banza wige kuyacunga, noneho ushake uko yazamuka. Nubona yisumbuyeho waramaze kujyana bwa bumenyi, uzayakoramo ibintu byinshi bifatika. Icyakane ni uguhagarika kuguzaguza, guhagarika kwikopesha. Koresha ayo ufite, nashira mwiziri ku mukanda, aho ugenda n'amaguru hagenda n'amaguru. Nubona bigize ahashoboka
ugabanye bishoboka amadeni uko ugenda uyagabanya uzaba uri mutera intambwe ikuganisha gusohoka muri cya cyobo cy'intuza. Indi ntambwe ya gatanu ni ibyo kureka kwigereranya n'abandi. Ibyo ngibyo twabivuze, nta rugo rusa n'urundi, ntago abantu bahuza ibibazo, ntago abantu bahuza indoto, ntago abantu bahuza icyerekezo, ntago abantu bahuza. Urugo rwawe ruri unique. Ganira, niba uri umugabo ganira n'umugore wawe, niba uri umugore ganira n'umugabo wawe, niba wibana icara utekereze wenyine uvuga uti ndashaka kugera kuki. Nta uzagushima. Hari umuntu wigeze kumbwira akantu keza, ni umuntu w'umushumba kansigaye mu mutwe twarimo tuvuga bagenzi be bo ku rwego rwe barimo bagira basa n'abari mu irushanwa ryo kugura imodoka zimeze ukuntu, hanyuma nza kumubaza ntashimirwa ibyo yariye. Mubajije arambwira we yari arimo yubaka neza ku rusengero aho yayoboraga, arimo mubajije nse wowe kukina projet y'imodoka yemeze bitarambwira ati rero burya ati pastor ati mu buzima umugabo ntashimirwa ibyo yari yashimirwa ibyo yubatse. Ati umuntu uzagaruka nyuma ashobora kuzabona ibitwubatse naravuye aha ngaha kandi koko ntabwo akihaba, ariko ntabwo azigera ashimira yuko nagenze mu modoka imeze ukuntu, irimo climatiseur cyangwa imeze gute. Ubwo rero narimo mvuga ngo twari turi kuri iki cyo kwigereranya n'abandi. Nta muntu uzagushimira ko wagize, ariko nuba waratunze neza urugo rw'iwawe, nuba warageze ku ndoto zawe, ibyo ngibyo n'umutima wawe uzajya mvuguwe neza. Indi ntambwe ya gatandatu muri ubu byo gusohoka muri iki kibazo ni ukuvuga ngo ikintu wifuza kugeraho kizigamire ugiteganyirize kurusha kujya kukiguza, kurusha kujya kugifata ku ideni. Aha ndavuga nk'urugero, hari umuntu ushobora kuba avuga ati ndashaka kugura igikoresho cyo mu rugo nk'iki tuvuge, haravuga ati ndashaka kugura moto wenda kugira ngo ikore akazi, haravuga ati ndashaka kugura imashini idoda kugira ngo ikore akazi. Aho kugira ngo uvuge uti ngiye gufata ideni njye kugura ya mashini, ushobora kwiha igihe ukavuga uti ngiye gufata amezi 10, ngiye gufata amezi 6, nzigame amafaranga gutya yishyira ku ruhande nzagure cya gikoresho nshaka. Ushaka kuba ushaka kugura televiziyo, ushaka kuba ushaka kugura firigo, ushaka kuba ushaka kugura ikintu runaka, ushaka kuba ushaka kugura computer. Fata igihe umenye igiciro cy'icyo kintu ushaka kugura, uvuga uti ku kwezi bizajya binsaba gushyira ku ruhande amafaranga angana gutya, hanyuma ayo mafaranga uyegeranye ugure cya kintu. Nukigura ku mafaranga yawe utayagujije, uzaba uteye intambwe nini kurusha umuntu ukigura uyu munsi ku nguzanyo akazamara igihe kinini ayishyurana n'inyungu zayo. Icyo ushaka gutunga kizigamire aho kugifatira inguzanyo. Intambwe ya 7 ni ya konti y'ingoboka. Kora konti y'ingoboka iriho byibura inshuro 3 cyangwa 6, kuva kuri 3 kugeza kuri 6 uzayo ukenera mu kwezi. Nabisobanuye hejuru. Impamvu ni iyihe? Nuko ibibazo bizahoraho, ibibazo bizakuza rusange, bizakuzira wenyine. Ibibazo bibaho, na Bibiliya iratubwira birasimbura, na Bibiliya iratubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, niko Bibiliya itubwira. Icyiza nuko yongeraho ikavuga ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ushobora gusanga ibyawe biri imbere Uwiteka bigukijije kubwo kumenya aka kantu, kuko ukwiye kubiteganyiriza ukagira konti y'ingoboka. Uwiteka akaba arabigukijije ubu ngubu kuko bizasanga witeguye. Ariko nutagira icyo bikoraho bikazaza bizakubabaza nka bya bindi twasomye mu gitabo cy'imigani. Reka nsoreze kuri iyo nama. Konti y'ingoboka nibwira ko abantu bayumvise, kugendera ku ngengo y'imari nibwira ko abantu babyumvise. Nsoreze kuri iyi nama itangwa. Hari umuherwe, umwe mu baherwe ba mbere ku isi witwa Warren Buffett. Warren Buffett ni umuherwe umwe mu ba mbere ku isi. Agira n'imishinga yashoyemo imari inahaye mu Rwanda. Ni umunyamerika. Ajya atanga imbwirwaruhame zitandukanye kubera ko ari umukire cyane uzwi ku isi. Abantu bakunze kumubaza ngo nabagira inama. Imwe mu nama yabahaye aravuga ngo agira amahame 2 agenderaho yifuza gusangiza abantu. Ngo ihame rya mbere ravuga ngo uramenye uzirinde ntugatakaza amafaranga yawe.
amafaranga yakugeze mu ntoki wayavunikiye ntugapfe kuyatakaza. Ati iryo ni ryo hame rya mbere. Ati hame rya kabiri ngenderaho riravuga ngo uramenye ntuzibagirwe hame rya mbere. Ubwo rero nawe ukurikiye iki kiganiro nagira nkubwiye ngo ifaranga wavunikiye uramenye ntirizongere kuguca mu myanya y'intoki. Ntirizongere kuvuga ngo ntuzongere kuvuga ngo aragucika ukisanga mu bibazo ukaguzaguza ejo ugasanga utangiye gufatwa nk'umuntu w'umutekamutwe kubera yuko kwishyura byakunaniye, kubera ko kuri butike usigaye ushakisha indi nzira unyuramo, kubera ko umaze guhindura simukadi inshuro zingahe, kubera ko utakitaba abantu. Hari ikiganiro twize gukora cy'uburyo umuntu asohoka mu madeni y'umurengera, dushobora kuzakigarukamo wenda kugira ngo abantu bongere babyibuke batarabashije kugikurikira, ariko nabarangiye na channel ya YouTube ushobora gusangaho ibiganiro byatambutse. Iyo channel ya YouTube nuyijyaho ukandikaho ngo ni gute wasohoka mu madeni y'umurengera, urahabona ikiganiro kirimo intambwe zifatika, intambwe ziri pratique zikwereka uko ukwiye gusohoka mu madeni y'umurengera. Reka rero ngira ngo tubashimire, ariko nawe ngusaba kugira ngo wowe ubyumvise bye kuba amasigara cyicaro, ikigeragezo cya krize cye kuzibagirana vuba ngo wibagirwe n'amasomo wavanyemo uyagumane ku mutima, ntazatume wongera guhura n'ikibazo nk'icyo abantu bahuye nacyo muri iki gihe. Reka tubashimire dusaba Imana kugira ngo ibyo abantu biyemeje gukora, ibyo abantu biyemeje kuzigama, abantu biyemeje gutangira gukora konti y'ingoboka, abantu biyemeje kureka kubaho birenze ubushobozi bwabo, abantu biyemeje guhagarika kwirarira, abantu biyemeje ibintu bitandukanye mu byo twaganiriyeho, Imana ibashoboze iyobore ibitekerezo byanyu, iyobore intambwe zanyu, kandi hire imirimo y'amaboko yanyu. Reka dusenga Imana dusoza. Twongeye kugushima Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye neza yawe. Ndagushimira uyu mwanya waduhaye turi muri studio wo kuganira na bene data bari hirya no hino, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burasirazuba, abari burengerazuba, bari hano hafi Kigali. Muri iki gihe turi mu bihe byo kuguma mu rugo, muri iki gihe turi mu bihe icyorezo kidusaba kubahiriza ingamba zo kukirinda. Ndakwinze kugira ngo bashoboze uburinzi bwawe bube kuri bo, ariko cyane cyane nibahaguruka bagiye gushakisha, bagiye gukora, Uwiteka Mana uhira intambwe zabo, uhira imirimo y'amaboko yabo, uhira imirimo y'umutwe wabo, uhira imirimo ibyo bagerageza gukoraho byose, ibyo bashoyemo bihirwe, kandi Mana yacu ubashoboze gutangira gushyira mu bikorwa ibyo bavuze, ibyo biyemeje. Ndakwinze kugira ngo abagambiriye kuzigama ubashoboze, ndakwinginze kugira ngo abagambiriye kureka kubaho ku madeni ubashoboze, abateye intambwe biturutse mu kiganiro tugiranye, abagambiriye kutongera kwirarira, abagambiriye kutongera kwigereranya, abagambiriye ibintu bitandukanye bivuye muri iki kiganiro ubashoboze, ubayobore buri umwe wese bijyanye n'ibyo akora, buri umwe wese bijyanye n'ayo yinjiza. Ubagirire neza Mana yacu. Urakoze komeza kudufasha nk'igihugu, ukomeze kudutabara, ufashe ubuyobozi, ubakomeze, ubambike imbaraga, ubahe ubwenge, ubashoboze gufata ibyemezo biteza u Rwanda imbere, birinda abanyarwanda mu bihe nk'ibi ngibi by'icyorezo, ubashoboze gufata ingamba zo kuzahura ubukungu, ukomeze kutugirira neza. Kandi nk'itorero turasenga kugira ngo Mana yacu wongere udufungure imiryango yo kukwegera turi hamwe, udushoboze Mana yacu. Urakoze kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu bisabye twizeye, amen.